niyo mpamvu namusengeye. Si we wenyine, hari n'abandi bakozi b'Imana nagiye nsengera. Hari n'abandi bakozi b'Imana bari muri za bukuru nagiye nsengera kugira ngo Imana izabatabare amahoro. Yego, ko hari umushuti wiwe ufite umuntu ufunzwe kandi ashaka ko afungurwa. Uwo muntu nawe ndibuze kumushyira imbere y'Imana, Imana igira icyo ikora. Hanyuma arambwira ngo yarigunze cyane, nshaka kugira ngo Imana uwo muntu kwigunga kwe ikugira ibyishimo. Yego, mu rugo hari umukobwa waheze mu rugo, nawe ajya yifuza ko yazubaka nk'abandi. Nawe Imana yakubakira. Wowe mubyeyi utwara inda, ariko inda zawe zigera mu mezi 4, inda wajya kwa muganga cyangwa se inda yawe ikavamo bitewe n'impamvu runaka, ariko tugiye gukuzaho imbaraga z'ikibi, ko Imana irururuka ikabana nawe. Wowe gira kwizera, wowe guma ku rufatiro, kuko urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho. Nyemerera ukomeze kurushaho kwegera Imana cyane, urushaho kwera imbuto zikwiriye umuntu wese wihanye. Kuko iyo ukoze iby'Imana ishaka, ukagira ikintu cyitwa gukiranuka, Imana ikugirira neza. Wakire kugirirwa neza nayo. Turaje dusenge, ngusengera Imana, ngushyire imbere y'ubwiza bw'Imana cyane. Kandi nawe ahura usenga, uzamura isengesho, ubwira Imana ati Imana, kuraho biriya bino bindembeje, bino binanije, bino irakurinda amenyo y'abasetsi. Wowe wari ugiye gusohorwa mu nzu, niguha amafaranga muri karitsiye ubamo wubatse izina, ariko wakubaka izina rya Kristo, wakubaka izina riturutse kuri Kristo. Niwakire, akira gukora kw'Imana, akira gukora kw'Imana, akira gukora kw'Imana. Rusange by'umwihariko turabashimiye kudushyigikira kandi turabasengera. Imana y'amahoro ibagirire neza, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abarundi, abaganda n'abakongomani, mwese turabakunda kandi turabasengera kubwo kudushyigikira. Aha nta handi rero, ni kuri Imana Irahari TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Kuri mikoro ni Pasi nk'uko mubyumva, hanyuma imbere kuri kamera tuhafite umutumirwa. Uraho neza? Uraho neza Pascal, n'abadukurikiye n'abapepeye. Muraho. Ego, urakoze cyane kubasuhuza. Hanyuma witwa nde? Urabibwira. Si ubwa mbere bakubonye kwicano yacu, ariko hari igihe haba hari abandi bashyashya bari kudukurikira muri iyi minsi batari bakuzi. Niyo mpamvu ngira ngo bibwire kandi ubabwire n'ibyo ukorera umwami wacu Yesu mu murimo w'Imana. Hanyuma rero nitwa Uwambaje Umukiza Florence, nkabanzwi ku izina rya Mama Biri. Mfite abana 2 n'umutware, ndi umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana, uyikorera iki Florence? Kuba umukozi w'Imana gukora ibintu byinshi bitandukanye. Nakubwira ko kuririmba ndabikunda, ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa, mbese n'ibindi byose Imana inyemeje gukora ndabikora. Yego, n'ibindi byose Imana ikwemeje gukora urabikora. Hanyuma Florence, uyu munsi wa none umaze kubaka izina, reka mbyite kubaka izina, mu gusengera abantu. Bwa mbere twakwakiriye uri gusengera umuhanuzi Nibishaka Theogene, unavuga ibintu bikomeye. Bukeye nongera kukubona ku yandi macano uri gusengera n'ubundi tena abantu bafunze, ukakunda kugaruka kuri Nibishaka Theogene. Uyu munsi wa none ndashaka kukubaza, Nibishaka Theogene ni muntu ki kuri wowe? Ndagira ngo udusobanurire. N'abadukurikira bakomeje guca mu gikari bakagira ibyo bambaza, avuga ati ese uriya muntu
si nka ba bandi b'iki gihe biyoberanya bakavuga ngo bari gusengera abantu kandi mu by'ukuri batari kubasengera. Batese kubera icyo aza kubasengera kuri kamera. Ariko nabahaye igisubizo, n'abandi yenda baza kubibona ntibaze kubigiraho ikibazo. Ubundi kuri kamera aba ari agace gatoya, ntabwo iyo turi mu gikari rwose turabasengera, tukabereka Imana cyane, kuko sinaza kubivuga kuri kamera iwanjye nabikoze. Iyo nje mu rugo iwanjye noneho mba nabikoze kurenza hariya. Yego. Hanyuma ndagira ngo usobanurire aba bantu bibajije ati kubera iki afite nawe abo mu muryango we bafunze, ariko kubera icyo akunda kwitsa kuri Nibishaka Theogene. Ese Nibishaka Theogene ni muntu ki kuri we? Murakoze cyane, kandi Imana iguha umugisha kubw'ikibazo mbajije, kuko wa mungane wawe nk'uko uri kubivuga hari n'abandi benshi bagiye batera amakomenti. Hanyuma Nibishaka Theogene igituma musengera ni uko undimo anyemerera kumusengera. Undimo nta wundi atari Kristo. Urumva, iyo umukozi w'Imana mugenzi wawe nagira ikibazo, ntuzihutire kujya kwitabaza abandi, ahubwo uzarebe ikikurimo cyonyine. Numara kumenya ikikurimo uzamenya n'icyo ugomba gukora. None se ushaka hari ahantu utari kuvuga neza, ntabwo uri kuhashima neza ngo mpumve. Ushaka kuvuga ko wavuze ngo ikikurimo kirabikwemerera. Ese haba hari mesaje ufite Imana yaba yaraguhaye yo kugira umwihariko mu gusengera abantu, cyane cyane abari mu bibazo nk'abari mu nzu y'imbohe cyangwa se mu igororero? Eske hari mesaje ubundi Imana yaguhaye? Ngendemo ndareba nkabona ari nkawo umuhamagaro urimo, kuko aho ngiye hose ndakubona uri gusengera abantu, kandi twari dusanzwe twakira abantu bavuga ubutumwa, twakira abantu baza guhanura mu bundi buryo, ariko wowe ufite icyo wihariye cyo gusengera abantu bari mu ngorane. Hari indirimbo ivuga ngo gusenga ni imibereho, kandi gusenga nibyo bitubeshejeho. Niba ubaho udasenga umenye ko warangiye, kuko gusenga nibyo bitunze abana bacu, gusenga nibyo bitunze umuryango, gusenga nibyo bitunze amafamiye. Nararebye nsanga nasenze naba ndi kwica byinshi, naba ndi kwica byinshi ku buzima bwanjye, ku bugingo bwanjye, ndetse no ku bw'abandi. Ndatekereza rero Imana iza kumbwira ko n'ubundi iyo mpano yo gusengera abantu nyifite, ikindi ngomba gusengera abantu bayo, kuko ndabizi neza ko nta muntu nasengeye wagenda amara amasa. Ni ukuri. Hanyuma rero Theogene naje gusanga afite abantu benshi yagiye aruhura imitima yabo, abandi abavana mu byaha baza kuri Kristo, abandi babyuka aho bari bakabyuka. Urumva, mbese mbonye afunzwe ndavuga ati se bwa bwoko yahagurutsaga abari baguye akababyutsa, abari barembejwe n'ibi bintu bitandukanye akabahembura, ni iki nakora kugira ngo Theogene yongere agaruke? Ni icyo ngicyo natekereje rero, mpita mfata uwo mwanya wo kumusengera, ndetse n'abandi bakozi b'Imana bameze nkawe. Wahisemo kuba igitambo cy'abantu yagiriye neza, kuko bo ntiturababona kuri kamera baza kuvuga ngo tuje gutaka no gutakamba. Iyopa hari umugore witwaga Dorcas Tabita, noneho ngo apfuye abo yagiriye neza aba ari bo bazamura imishanana, ndetse bajya kubwira Petero aranaza, ahageze nawe asanga abo bantu bari kugaragaza imirimo. None wowe uravuga uti nabonye hari benshi yaruhuye, nabonye hari benshi yakuye mu byaha. Wowe uri intumwa yabo cyangwa wowe wiyumvisha? Hanyuma rero Theogene niyo mpamvu namusengeye. Si we wenyine, hari n'abandi bakozi b'Imana nagiye nsengera. Hari n'abandi bakozi b'Imana bari muri za bukuru nagiye nsengera kugira ngo Imana izabatabara amahoro. Yego. Urakoze cyane. Ati nubwo uri kuvuga ko ari umwihariko, ariko si we wenyine nasengeye,
hari n'abandi bageze mu zabukuru ndimo ndasengera. uyu munsi rero naje gusengera abantu baba hanze bataba muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndavuga mu bihugu byose. Ariko nshaka kuguha umwanya ugasenga, ariko ndagira ngo nkubaze byo sinongera kubikubaza, ikigaragara gusengera abantu n'umwihariko wawe. Yego. Abo bantu haba hari uwaguhamagaye akaguha icyifuzo cyangwa nabo wabyiyumvisemo? Hari uwamamagaye Yego. ampa icyifuzo, ambwira ko hari umushuti wiwe ufite umuntu ufunzwe kandi ashaka ko afungurwa. Uwo muntu nawe ndibuze kumushyira imbere y'Imana, Imana igira icyo ikora. Hanyuma arambwira ngo yarigunze cyane, nshaka kugira ngo Imana uwo muntu kwigunga kwe ikugira ibyishimo. Yego, ahantu yari yicaye yigunze ajya hicara yumva anezerewe. Urakoze cyane. Ahantu yari yicaye yigunze ajya hicara anezerewe. Reka twizere kandi ntidushidikanya kuko isengesho ntawe rigwa nabi, nta n'isengesho ry'umunyagara ribaho. Turakwakiriye Florence. Amen. Karibu. Reka dutangire dusenga. Imana ikomeze kuduha ibyo twifuza kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Wowe urushye, wowe uremerewe, wowe warembeshejwe n'ibibazo. Hari abantu barembeshejwe n'ibibazo, hari abantu bafite abatware ku buryo baba bumva ko aho kugira ngo amushake byari kuruta akigumira mu rugo. Hari umukobwa waheze mu rugo, nawe ajya yifuza ko yazubaka nk'abandi. Nawe Imana yakubakira. Wowe mubyeyi utwara inda ariko inda zawe zigera mu mezi 4, inda wajya kwa muganga cyangwa se inda yawe ikavamo bitewe n'impamvu runaka, ariko tugiye gukuzaho imbaraga z'ikibi, tugiye gukuzaho ibikunesha, ibikugerageza byose, tugiye gukuraho icyitwa imbaraga z'abarozi, imbaraga zaje zikabata ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, reka dutangire dusenga tunasoma ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko Imana irururuka ikabana nawe. Wowe gira kwizera, wowe guma ku rufatiro, kuko urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho. Nyemerera ukomeze kurushaho kwegera Imana cyane, urushaho kwera imbuto zikwiriye umuntu wese wihanye. Kuko iyo ukoze iby'Imana ishaka, ugakora ukagira ikintu cyitwa gukiranuka, Imana ikugirira neza, Imana ikugirira ibambe. Wowe uremerewe, wowe urushye, wowe ubabaye, wararwaje umwana biranga, yagize ibibyimba warabivuje naho utavuje, ariko Imana yamukiza mu izina rya Yesu. Ufite umugabo yagumye mu rugo nta kazi afite, Imana yakugirira neza igaha umugabo wawe akazi, akajya gukora nk'abandi bagabo akava mu rugo. Ufite umugore uba wumva ashaka kuva mu rugo ngo ajye gukora, najye gukora mu izina rya Yesu, najye gukora mu izina rya Yesu. Bikubere kwizera. Iyo wizeye byose birashoboka. Iyo wizeye ko ibyo wavuganye n'Umwami Imana ni ukuri, bizasohora ku buzima bwawe, bizasohora ku buzima bw'abana bawe, bizasohora ku buzima bw'umutware wawe, bizasohora ku buzima bwa famiye yawe. Imana nikugirire neza. Wowe ukurikiye iyi cano, wowe ukurikiye Mwami buno butumwa, ndakwinginze cyane, nyemera utega amatwi, nyemera wizere Kristo. Kristo niwe ushoboye byose. Nyemerera umunambeho, yarabambura bamburwa, wowe arababazwa urababarirwa. Nyemerera wisunge Kristo kuko niwe byose ku buzima bwawe. Nyemera wisunge Kristo kuko niwe mwenda uhora ukwambitse ku manywa na nijoro. Niwe ujya ukugirira neza. Abavandimwe bakuvaho, imiryango ikakuvaho, inshuti zikakuvaho, umubyeyi wawe akakuvaho, umugabo wawe washatse akakuvaho, ariko Kristo ni byose kumufite. Haleluya, haleluya. Uri data kwese mwiza, uri ibyiringiro byacu, uri umunezero
munezero wacu. Aya masaha turasenze cyane kugira ngo imbaraga zawe zimanukire aha hantu, kugira ngo imbaraga zawe zimanukire ku bantu bawe. Abaduteze amatwi bose mbifurije kugirirwa neza nawe mu izina rya Yesu. Mbasabiye imbaraga, mbasabiye kunesha mu izina rya Yesu. Mbasabiye igitinyiro cyawe nikibamanukire, mwuka wawe wera abatwikire, umutaka wawe nubamanukire ubatwikire mu mvura, mu izuba, mu izina rya Yesu. Ubabere itara ryo ku manywa na nijoro, ubabere byose ku buzima bwabo, ubaha icyo bifuza, uhaze kwifuza k'umutima wabo, uhaze kwifuza k'umutima udukurikiye. Waba uri umukobwa, umubyeyi, umupapa, umusore, umwana muto, mwami uhaze kwifuza kw'imitima y'abo bantu mvuze. Izina rya Yesu, ndabizi ko ushoboye, ndabizi ko uri rubasha, ndabizi ko uri karuhura. Nawagusanze ngo atahamara amasa, waravuze ngo dukomange tuzakingurirwa, dusabe tuzahabwa. Nanjye nsabye ikintu gikomeye kugira ngo Yesu ugire uko ubigenza Yesu. Rinda aba bantu badukurikiye, barinda amenyo y'abasetsi, ubarinde kumwara, ubarindira mu gicuku cya nijoro, yaba kumanywa mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro Yesu, shyirwa hejuru mwami, shyirwa hejuru Yesu. Turasengera abantu bose bafite inimba, bafite imibabaro, bafite ibintu byinshi bibarembeshejwe, bafite ibintu byinshi bananiye gukuraho, bafite ibintu byinshi yaba mu ngo zabo, yaba mu kazi, aho bagenda, mu baturanyi. Abo bose ndabakweretse kugira ngo bakubere byose, ubabere byose ku buzima bwabo, uhaze kwifuza kw'imitima yabo, kandi mwami ubaha icyo bagusaba cyose, kuko ndabizi ko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe. Habwa icyubahiro Yesu, shyirwa hejuru. Ngwino utangirane natwe kandi usozanye natwe gahunda zose, ibyo tuvuga byose mwami naba ari twebwe. Izina ryawe ryongere rimanukire mu mitima yacu, izina ryawe ryongere rimanukire mu bantu bawe, izina ryawe ryongere rikwirakwira mu bwoko bwawe. Habwa icyubahiro Yesu. Ngwino utubere maso, utwishimire, wishimire abaguteze amatwi, wishimire ubwoko bwawe, wishimire umuntu wese mwami waje imbere y'ubwiza bwawe. Urakoze, urakarama. Habwa icyubahiro n'ikuzo kuri Imana yorurutse, ikabana natwe, ikabana n'abadukurikiye kandi n'abaguteze amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Udukurikiye ni ukuri ndakwizeza neza kandi nashidikanya, Imana wowe iraje kugirire neza, kandi Imana iraje haze kwifuza k'umutima wawe. Hanyuma reka dusome ijambo. Pascal nudusomere, reka dusome muri Zaburi ya 20. Ibice byaho ni bibiri, ibice byaho ni 20 nyine, umurongo waho wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi igice cya 20, turahera ku murongo wa 2. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba. Amena. No kuwibyaha. Haleluya. Uburekeye aho ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibyago,
ku munsi wumva ibyawe byarangiye, Imana nizikumvire, Imana nizikurengere, Imana nizikubera umurengezi, Imana nizibe byose ku buzima bwawe. Ngo ku munsi w'amakuba arega Imana ijya yigaragaza aho tubona byacitse, aho tubona twabuze ibyiringiro, Imana iraza ikatuba hafi, kuko iravuze ngo ku munsi w'amakuba nibwo yigaragaza. Imana niduha umugisha, Imana niguha umugisha wowe ukurikiye iyi cano, Imana niguha umugisha. Komeza Pascal. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Amena. Izina ry'Imana ya Yakobo ryongere. Haleluya. Ariko wowe uri kunyumva, wowe uneze amatwi uri muranyumva, vuga ngo Imana y'izina rya Yakobo yongere inzamure aho abantu batumvaga ko nagera, magera mu izina rya Yesu. Aho abantu bumvaga ko nabyara, mbyara mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndabyaye, vuga ngo ndakize, vuga ngo ndakize. Akira imbaraga z'Imana, akira gukora kw'Imana, akira izina rya Yakobo mu izina rya Yesu. Nawe waba muri wa mwanya Yakobo yabayemo, Imana ikakugirira neza, Imana ikakugirira umugisha. Komeza, Imana ikomeze, ni ukuri ndumva Imana iri aha hantu. Murongo wa 3. Haleluya. Imana ishimwe, ikoherereze gutabarwa. Nikoherereze gutabarwa sha. Hahandi bavuze ngo kiriya gikobwa kizabyara ikigendaro, hahandi bavuze ngo kiriya gikobwa nikizakora ubukwe. Haleluya. Subiramo iryo jambo ariko baryumve. Ikoherereze gutabarwa. Amena. Nikoherereze gutabarwa mu izina rya Yesu. Aho babona utazatabarwa bakavuga ati kiriya cyana cyo kwa runaka ntago kizatabarwa, kiriya cyana cyo kwa runaka naho kizigeza, cyarakoze ariko byaranze. Niguhe kwemerwa n'Uwiteka, niguhe gutabarwa mu izina rya Yesu. Aho babona byacitse, aho babona byakurangiranye, niguhe gutabarwa mu izina rya Yesu. Aho imiryango yakuvanyeho amaboko, humura bariya bazakorwa n'isoni. Abavuze kutazashyingirwa, abavuze kutazashyingira, abavuze ko nta kuzukuru uzabona, umurozi yaravuze ngo byara, nanjye urabyara umwana mbyara umurozi. Humura, ntacyo azagutwara, ntacyo azatwara abana bawe, ntacyo azatwara umuryango wawe. Nabyara umurozi, Imana nawe izabyara Mwuka Wera igenda imugukubitire, ikukubitire ibikurwanya, igukubitire bariya barozi bose. Imana izihesha icyubahiro, Imana izagutabara ku munsi w'amakuba, Imana igutabare ku munsi w'ibyago, Imana igutabara aho ubona wowe byari bikurangiranye, maze Imana yururuka ibane nawe nirangiza igutabare. Komeza. Ikoherereze gutabarwa kuva heraho urusengero. Haleluya. Ngikoherereze gutabarwa kuruta heraho urusengero. Imana nishimwe. Akira gutabarwa guturuka heraho urusengero, akira gutabarwa mu izina rya Yesu, akira gutabarwa mu izina rya Kristo Yesu. Nukomeze. Iguha imbaraga z'ivisiyoni, iguha imbaraga z'ivisiyoni mu izina rya Yesu. Ababona usenga ariko bakavuga ngo ariko uriya muntu asenga Imana ya hehe? Babona usenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, baravuze ngo urasenga ariko nusubizwa.
nusubizwe mu izina rya Yesu, nusubizwe mu izina ry'umwami wawe wakubambiwe. Ndabizi neza ko Imana iri mu ruhande rwawe, ababisha bawe naho bazava mu izina rya Yesu. Humura, Imana izagukorera ibyo abandi bantu itabakorera. Humura, uzakora ibyo abandi bantu batakora. Humura, uzabona ibyo abandi bantu batabonye mu izina rya Yesu. Izagukorera imirimo n'ibitangaza abavuga ko ntaho uzagera, ko ntaho uzigeza. Imana irahari kugira ngo ikugirire neza. Imana irahari kugira ngo ikurengere. Amen. Amen. Yibuke amaturo yawe yose. Ariko ibaze, waratuye guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, guhera mu kwezi kwa mbere umwaka warashize, ariko amasezerano ye waravuze ngo Mana reka yenda nangaya ngaya, ariko Mana nzasubizwe muri aya maturo. Byaranze, ariko akira gukunda mu izina rya Yesu. Biraje bikunde, amasezerano yawe araje asohore, kuko icyo wabwiwe n'umwami Imana kigize ute, kizasohora mu izina rya Yesu. Abantu bakurebe batangare, bavuga ati se uriya ni wa muririmbyi, uriya ni wa wundi twabonaga mu ducocero, uriya ni wa wundi twabonaga mu gitenge kimwe, uriya ni wa wundi wari waravuje byaranze, uriya ni wa wundi umugabo ahora akubita atoteza, uriya ni wa wundi. Humura, humura, ayo magambo yose araje ashire mu izina rya Yesu. Yemere igitambo cyawe cyokeje. Yemere igitambo cyawe cyokejwe. Komeza. Iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Amen. Iguhe icyo umutima wawe ushaka kandi isohoze amasezerano yawe yose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Turacyari mu iryo jambo rivuga ngo Imana iraje isohoza amasezerano. Ibaze, barakubwiye ngo Imana izagutabara, barakubwiye ngo Imana iraje ikubakire, ariko ntabyo urabona. Akira kubibona mu izina rya Yesu. Rambura ibiganza bikamate mu izina rya Yesu. Nubifate kubwo kwizera mu izina rya Yesu. Imana iraje isohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Imana iraje isohoza icyo yavuze ku mwuzukuru wawe. Imana iraje isohoza icyo yavuze ku muntu, yaba ku mukobwa w'iwawe cyangwa umusore w'iwawe. Yaravuze ngo izamukorera iki. Iraje igikore mu izina rya Yesu. Iraje gusohoreze ya masezerano yose. Wowe yabare, ugire kwizera, ubwire Imana ati Imana ndahari ku bwawe. Imana iraje yasohoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nukuri ngo nukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Reka mbabwire, inimba zawe Yesu yarazifashe arazikorera. Imibabaro yawe ariko ni gutubabara, ni gutubabara, ni gutugira agahinda. Kwa Yesu wahaburiye, kwa Yesu ko hari byose. Yesu wafashe inimba zawe, agafata imibabaro yawe, agafata ibyari bikuremereye byose akabyikorera. Niki wamuburanye muvandi? Niki wamuburanye mubye? Niki wamuburanye papa? Niki wamuburanye wowe urembeshejwe n'ibibazo? Egera Kristo, kuko Kristo yafashe ibibazo byawe byose arabyikorera. Yabyikoreye kubw'urukundo agukunda, ntago yabyikoreye kuko akwanga. Yarabyikoreye kugira ngo n'abawe bose banezererwe kubwe. Rero nyemerera wegere Kristo, hebe niwigunge, niwiganyire, niwumve ko byacitse. Egera Kristo kuko niwe byose ku buzima bwawe. Amen. Amen. Gatandatu.
tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, Amen. kandi ku bw'izina ry'Imana yacu tuzerekana Amen. amabendera yacu. Amen. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. amen 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 ngo Uwiteka aravuze. Ariko subiramo iryo jambo ubanza Reka bataryumvise. dusubiremo umurongo wa 6. Haleluya. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. ngo muzaririmbishwa impundu n'agakiza k'Uwiteka. Ese muko, ese mubyeyi, mupapa, mwana muto, musore, aho wicaye uba wumva ko uzaririmbishwa impundu Pasika, impundu zibeze uti. Impundu z'umunezero. Amen. Impundu z'umunezero aho wicaye. Bw'agakiza twakira. Amen. Aho wicaye ni ukuri jya uhora ushima Imana. Ese wowe mubyeyi, wowe ugenda bikemera, ukavuga bikemera, ibikugiza byose bigakora, ukabona birakora. Ese ntiwapfukama muri sari wawe, ugapfukama mu cyumba cyawe, si ugashima Imana? Uzi ko hariya hanze hari igihe utambuka ukabona hari uwacitse akaguru, hari uwacitse akaboko, hari utavuga, amatwi yarazibye, ni impumyi. Wowe watanze iki kugira ngo ibyo ubigereho? Nta kintu watanze, nta kiguzi. Imana ni iki yaguciye usibye kwirwa uzenguruka mu bapfumu? Mama, va mu bapfumu, va mu bakonikoni. Kwa Yesu ni byose umufite. Yesu yagukorera ibyo wifuza byose. Yesu yanabaye ndamubona, yankoreye ubukwe bwiza bw'igitangaza ndamubona. Nawe Imana yagukorera ubukwe, nawe Imana yakubakira bikemera, nawe Imana yaguteturura. Aho wabona gutambaye Imana ikakwambika. Niba washakaga kwambara igitenge cy'150, Imana yakikwambika mu izina rya Yesu. Nawe Imana yakunezeza. Aho wicaye uba muri etaje ariko wabuze ibyiringiro, uba muri etaje wabuze ibyishimo, washatse ibyishimo urabibona. Akira ibyishimo mu izina rya Yesu. Akira ibyishimo mu izina rya Yesu. Akira ibyishimo, byakire mu izina rya Yesu. Ndabizi ko Imana iri kubiguha. Byakira mu izina rya Yesu. Nukuri ufite ubutunzi ariko ntiwishime. Akira kwishima. Ufite ubutunzi, umugabo aragutoteza, abana bakubereye ibirumbo, ariko akira Yesu mu rugo rwawe. Kandi ndabizi neza ko Yesu aho yageze ibyishimo biraboneka, amahoro akaboneka mu izina rya Yesu. Akira amahoro, akira ibyishimo, akira umunezero mu rugo rwawe. Wowe wicaye mu madiva ariko uyicaranamo kutagira ibyishimo, uyicaranamo kwiheba kwinshi. Akira kutiheba mu izina rya Yesu. Ibyiringiro bya Kristo nibikuzeho mu izina rya Yesu. Akira Yesu mu rugo iwawe, akira Yesu mu rugo iwawe. Akira gutunga, waratunze ariko nta byishimo ufite, ariko byakire. Ndongera ndavuze ngo byakire, ndongera ndavuze ngo ntubyakire mu izina rya Yesu. Ufite inganda nyinshi, waracuruje uracuruza ariko uhora ugira abakozi badahoraho. Akira abakozi bahoraho mu izina rya Yesu. Niwakira abakozi bahoraho mu izina rya Yesu, kandi nubyizera aba bakozi bawe bazakubera b'umugisha, maze nawe ubabera b'umugisha mu izina rya Yesu. Wowe mubyeyi ufite abakobwa baheze mu rugo, niwakire gushyingira. Akira gushyingira, akira gushyingira mu izina rya Yesu. Imana yakugirira neza, Imana yaguteturura.
wowe mubyeyi ufite ikibanza ariko wabuze ubushobozi bwo kubaka, niwakire kubaka. Imana iguha amafaranga, Imana iguha amafaranga, Imana iguha amafaranga mu izina rya Yesu. Wowe mubyeyi, mupapa ufite umwana ariko yabuze ubwenge mu ishuri, aragenda yakwiga agatahana amazeru gusa, niyakira ubwenge mu izina rya Yesu. Akira ubwenge, akira amanota meza wa mwana we, akira amanota meza wa mubyeyi we, amanota meza natahe ku mwana wawe mu izina rya Yesu. Wifuje ko umwana wawe yakwiga mu kigo cyiza, cyakira mu izina rya Yesu, cyakire mu izina rya Yesu. Arega si uko umwana wawe nawe atakwiga mu kigo cy'abayobozi, byakire bikubere. Reka nkubwire, niwizere kuko kwizera kurarema, kwizera gushobora byose mu izina rya Yesu. Uri umupapa cyangwa uri umusore waraterese byaranze, akira umugore mwiza, akira umugore mwiza kandi wifuza kandi ushaka. Wa musore Imana yakwemereye, numwakire mu izina rya Yesu. Imana izaguha umukobwa mwiza, umukobwa ufite uburanga, umukobwa ufite imico myiza, umukobwa usenga wubashye Imana. Mwakire mu izina rya Yesu. Kandi ndabizi neza ko Imana izabubakira urugo rw'umugisha, ndabizi neza ko Imana izaguha urugo rw'umugisha, urugo rurimo Yesu byose biba birimo, urugo rurimo Yesu byose biba birimo mu izina rya Yesu. Ngaho musore nubyakire. Wowe mukobwa urakunda, wamariye umusore amafaranga nakutagize, wowe waramukunze ariko umusore akwereka ko agukunda kandi atagukunda. Wowe mukobwa, niwakira umusore ugukunda, niwakira umusore ugukunda, niwakira umusore ugukunda uturutse kwa Kristo, usenga Imana, ufite imico myiza, wa wundi wasengeye igihe kinini, imyaka yashize umusengera, yewe wamugiriye mu butayu, wamugiriye mu butayu butandukanye, ariko ubona byaranze. Akira kwemera mu izina rya Yesu. Biraje byemere. Wowe uri hanze ufite umuzungu, haleluya. Tugeze ku bantu bo hanze. Iri jambo reka tubaye turirangize rwose, buretse mbabarira. Imana ishimwe. Twari tugeze kuri 7. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza n'ukuboko kwe kw'iburyo, azamusubirisha imbaraga ze zikiza. Uri kumva? Uretse iri jambo n'ubundi turarikomeza Pasika, ariko ngo azamusubirisha iki? Azamusubirisha imbaraga z'agakiza, azagusubirisha imbaraga z'agakiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringiye amagare, abandi bakiringira amafarashi. Ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uwiteka adusubize uko tumwambaje. Reka nkubwire wowe wa mubyeyi we, uri hanze, washatse umuzungu, nibyo urumva, washatse mbese washatse urugo rwiza. Reka turufate nk'urugo rwiza. Wagiriwe amahirwe yo kurira indege uragenda, ariko aho hantu wagiye nta mahoro uhafitiye. Aho hantu wagiye wari uhunze amahembe, uhunga ibitega, uhunga bya bindi byose byagendaga ku buzima bwawe. None naho wagezeyo ubona biranze, ariko Imana yakugirira neza. Komeza dusomera iryo jambo rya nyuma. Dusomera iryo jambo rya nyuma. Umurongo wa nyuma wavuze ngo Uwiteka kiza umwami,
kandi udusubize uko tukwambaje. amen. reka nkubwire, uwiteka yakugirira neza, uwiteka uko umwambaje ni ukuri sinamwambaje uwiteka ngo mubure. uwiteka wamwambaza akagufasha. uwiteka wabona bakoherereje ihembe ukarikubitisha mu izina rya Yesu, rigasubira aho riturutse mu izina rya Yesu. ese uwo muntu ukoherereje iryo hembe, uwo muntu arakwishimiye, uwo muntu ashaka kubaho, uwo muntu ashaka ko witeza imbere, uwo muntu nta kindi agushakaho usibye kukurimbura, uwo muntu nta kindi agushakaho usibye kukubona uri mu kababaro gusa. ariko uwiteka yakugirira neza, uwiteka yakiza abo bana bawe. ni ukuri waravuje, ni ukuri waravuje, nta bitaro utajyanyemo, ariko abana bawe bahora barira mu bicuku bya nijoro, amanywa nukijya kwa muganga. imana yakugirira neza, wowe uri muri Amerika, wowe uri mu bihugu bitandukanye, wowe ukurikiye iyi cano, imana yakugirira neza. imana yagukiza, igakiza umugabo wawe, igakiza abana bawe, ikagukuraho ayo mahembe mu izina rya Yesu, ikagukuraho ibyo bitega bakohereje, bahora bakugira mu bapfumu, bahora bakugira mu bapfumu batandukanye. ngaho muri Tanzania bajyayo, ngaho hehe barajyayo, ariko imana yabikuraho mu izina rya Yesu. imana yabikuraho kubwo gukiranuka kwawe. nyemera ukiranukira imana, imana irakugirira neza. nyemera ukiranukira imana, imana irakwemera, nirangiza ikwemeze n'abandi. akira ijambo, wakire kugirirwa neza nayo. turaje dusenge, ngusengera imana, ngushyira imbere y'ubwiza bw'imana cyane. kandi nawe ahura usenga, uzamura isengesho, ubwira imana ati imana, kuraho biriya bino bindembeje, bino binanije, bino ugenda ubikoraho. imana ndabizi ko irakugirira neza, imana ndabizi ko irakugirira neza, imana ndabizi ko irakurinda amenyo y'abasetsi. wowe wari ugiye gusohorwa mu nzu, niguha amafaranga muri karitsiye ubamo wubatse izina, ariko wakubaka izina rya Kristo, wakubaka izina riturutse kuri Kristo. niwakire, akira gukora kw'Imana, akira gukora kw'Imana, akira gukora kw'Imana. reka dusenge, imana iratugirira neza. ndumva imana iri aha hantu, ndumva imana igiye gukora ku buzima bwawe, ndumva imana hari icyo ikoze mu rugo rwawe, ndumva hari icyo imana ikoze mu cyumba cyawe, aho uryama ndumva imana ihageze, ku bana bawe ndumva imana ihageze, kuri famiye yawe byarananiranye ariko ndumva imana ihageze. ndumva wowe wari usenya imana ikubakiye mu izina rya Yesu, ndumva wowe wabuze ukuntu wavuza imana ikuvurije mu izina rya Yesu, ndumva wowe wari urwaje ibibyimba umva abana bawe, ibibyimba nibyo byuzuye ku mubiri wawe. hari igihe kijya kigera abana bakabateza ibintu nawe utazi, wabuze ukuntu bavuza. ni ukuri niwakire gukira kw'Imana, niwakire ni ukuri gukora kw'Imana ku bana bawe. ndumva abana bawe bakize, ndumva umutware wawe akize. wowe wari urwaye ibere wari urirwayemo kanseri, abarozi bari baraguteje kanseri, ndumva imana igukijije. wari uri mu bitaro urembye, warabuze ibyiringiro, barakubwiye ngo urwaye kanseri kandi ntabwo izakira.
ni ukuri ndumva Imana ivuze ngo irakize mu izina rya Yesu. Niwakire gukira, niwakire gukira. Wowe umukobwa wawe wari ufite ubukwe bakaba bakubwira ko nta bukwe ateganya, ni ukuri ndabona Imana igiye kugukorera ubukwe bw'igitangaza mu izina rya Yesu. Wowe musore washakishije amafaranga byaranze, wabuze uko utereta umukobwa, ariko niwakira amafaranga, akira gusa neza, akira gusa neza, nurangiza ugenda uterete mu izina rya Yesu, kandi Imana izaguha ibyo wifuza. Wowe papa nawe ufite abakobwa ariko barakunaniye, ni ukuri mbonye Imana ikubwiye ngo Imana iraje ibaha agakiza. Akira agakiza mu rugo iwawe, akira agakiza mu rugo iwawe. Wasengeye umutware wawe ngakizwe, usengera umugore wawe ngakizwe, ariko byaranze. Ndumva Imana igiye hari ikigiye gukora mu rugo rwawe, ndumva Imana igiye kuzana agakiza, nukakire mu izina rya Yesu. Ndumva abaryamye bose Imana igiye kubabyutsa mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Imana irakugirira neza. Wowe uba muri Amerika, ukaba mu bihugu bitandukanye, ukaba mu Burayi, ukaba mu bihugu hirya no hino, ndakwinginze cyane, egera Imana cyane, irakugirira neza. Egera Imana cyane, Imana iraguha umugisha, urayigiriraho umugisha, ikugirireho uwundi. Imana ndabizi neza ko nta muntu wese wayigiye imbere ngo atahe amaramasa. Ni ukuri ndakwinginze cyane, rushaho kwegera Imana. Reka nkubwire, wowe uri muri Kenya, navuze ibihugu byose bitandukanye, ariko cyane muri Kenya kuko hari umushuti wanjye wamamagaye ngo musengere. Ni ukuri nyemerera nawe urushaho kwegera Imana cyane, kuko iyo wegereye Imana cyane nta kidakuraho, yakuraho biriya byose ubona ko byanze, yakugirira neza, wayibona mu buzima bwawe. Ni ukuri Imana igisetsa bigakunda, yagusetsa ukazajya ukubita igitwenge. Niba utarasekaga, akira igitwenge mu izina rya Yesu, akira igitwenge mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana irushaho kutugira neza cyane cyane. Ngiye gushyira ibihugu byo hanze, abantu bacu bariyo, inshuti zacu ziriyo, abanyarwanda bariyo. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Wowe munyarwanda uri mu bihugu byo hanze, ufite umwana urwaye, niwakire gukira mu izina rya Yesu. Wowe munyarwanda uri hanze, ufite umugabo udakizwa, akira gukizwa mu izina rya Yesu. Ufite umugabo urwaye, akira kurwaza ugakira mu izina rya Yesu. Ufite umukobwa ariko yaraguye, yirwa mu tubyiniro, yirwa mu basore, ni ukuri Imana iramutabara, Imana iramugirira neza, kandi Imana iramuha ubukwe, Imana iramuha umusore w'umugisha. Wowe musore uri hanze, Imana iraguha umukobwa w'umugisha, wubashye Imana, wasenze, wagutegereje igihe kinini. Imana irakugirira neza. Mana nziza, urakomeye, urahambaye, nawe uhwanye nawe, uri gishyitsi ikiganza marumbo, ukaba intare yo mu muryango wa Yuda. Aya masaha, iyi saha turi kuri iyi cano, turakuraritse cyane. Nyemerera ube mu mutima wose Mwami, uguteze amatwi mu izina rya Yesu. Nyemerera ugendagende mu bihugu byo hanze, ugendagende ku bantu bawe, yaba ku badamu bagendagendeho, yaba ku bagabo, abasore n'abakobwa. Ubiyereke ibibazo bafite, ubikemure, uburwayi bafite
abakire, abadafite ubwenge ubaha ubwenge, abadafite kubaka ububakire, abadafite agakiza ukabahe, babuze uko bakizwa ariko nubahe gukizwa mu izina rya Yesu, nubahe kugirirwa neza nawe, abafite abantu babo bari mu magereza nukuri nubahe gufungurwa mu izina rya Yesu. Dusengeye n'abo mu Rwanda bafite ibibazo bitandukanye, yaba wa mubyeyi we, umupapa, wa mukobwa we, wa musore we, turagusengeye cyane, ndagushyira imbere y'ubwiza bw'Imana, ndagushyira imbere y'ubwiza bw'Uhoraho. Mwami yaravuze ngo tubeho maze tubaho, yaravuze ngo bahubaho, niyo mpamvu yavuze ngo nusaba icyo ushaka uzagihabwa, nukomanga uzakingurirwa. Nyemerera Mwami, nyemerera Yesu, nyemerera wowe uduteze amatwi, nyemerera ugira icyo usaba Kristo, nyemerera ugira icyo usaba, nyemerera ujya ku muryango wa Kristo ukomange, Yesu aragukingurira, nutake cyane, Imana irakugirira neza, Imana irakubohora, Imana irakubera byose mu buzima bwawe, Imana iraza mu rugo rwawe, Imana iraza mu cyumba cyawe, Imana iraza aho uryamye, bya bindi byose bashyize mu buriri bwawe, babinyanyagije mu cyumba cyawe, babinyanyagiza aho umugabo wawe yicara, babinyanyagiza aho umugore wawe yicara, nukuri umugabo araza, intonganya zikaza zitari zisanzwe ziza, umudamu yaza, intonganya zikaza zidasanzwe ziza, dukujeho katika jina la Yesu, turananiza, turatesha agaciro, turamenagura mu izina rya Yesu, dukujeho karande kw'iyi miryango, dukujeho karande ibitega, imyuka mibi, abatanzwe ikuzimu nibakurwayo mu izina rya Yesu. Yesu we turaguhamagaye cyane, nyemerera uze kuri aba bantu, nyemerera uze ku bwoko bwawe, nawe kwiringiye uzakorwa n'isoni, ndabizi neza kuko nanjye sinazikozwe, wabaye mu ruhande rwanjye, uba mu ruhande rw'abaturanyi, uba mu ruhande rw'inshuti, imiryango wabaye mu ruhande rwayo. Mwami, bano bantu nabo waba mu ruhande rwabo, ukabiyereka Yesu we, ukaba mu ruhande rwabo Yesu we, Mana ukaba muri saro, Mana ukaba mu mitima yabo, ukayigendagendamo, ukayibungabunga mu izina rya Yesu. Ngaho bana natwe urakoze Yesu, nsenge bariya abantu bose bafunze kugira ngo ubagirire neza, wongere ubahe kwiringirwa nawe, wongere ubashyiremo ibyiringiro, wongere ubashyiremo gukora kwawe, ubahe imbaraga zo kwihangana, ubahe kunesherezwa nawe, kandi Uwiteka uzabarinda amenyo y'abasetsi Yesu, uzabarinde kugwira hariya. Ngaho bana natwe urushaho kubana n'imiryango cyane, urushaho kubana n'imiryango yacu, urushaho kubana n'imiryango y'abatware bacu, urushaho kubana n'imiryango Mwami y'abatuteze amatwi. Habwa icyubahiro. Ngaho Mwami nukomeza wubaka imitima yacu, kandi ikiruta byose Mwami uzaduha iherezo ryiza, ikiruta byose Mwami uzaduha ubugingo buhoraho. Habwa icyubahiro. Bashyize imbere y'ubwiza bwawe, twishyize imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo uduhaze ibyiza biturutse iwawe mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze, urakarama. Amen. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye ndetse n'isengesho. Umuntu yakenera gusengana nawe, umuntu yakenera kuguha ibyifuzo, ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, nurangiza udusengere usoza kugira ngo Imana iherekeze isengesho usenze. Numva nyire mu mafuta. Reka dutange nimero zanjye za Tigo ni 0722800127. MTN ni 07903939
58:27. Mana nziza urakomeye urahambaye, ngwino ubane natwe, ngwino usohoze icyo wavuze ku buzima bwacu, ngwino uturwanirire, ngwino utunesheze, rwanya ibiturwanya, higa ibiduhiga, uhiga abantu bose badukurikiye, abantu bose bateze amatwi iyi cano, mu izina rya Yesu ukomeze kurushaho gutura mu mitima yabo, kandi ukomeze kubareba ubishimire, habwa icyubahiro, ngwino ugira icyo ukora mu mitima yacu, kandi ubwo nukuri ubwoko bwawe buzaza buvuga ibyo wabakoreye, tuzavuga kugira neza kwawe, tuzagushima. Habwa icyubahiro, shyirwa hejuru muri byose mu izina rya Yesu, amen.